Okay, agafilimi kacu nuko gatangiye. Afande wacu ruko arimo guteka ya isashya wana afande wacu ko ari gutaka rero sasa hari icyavuye mu gihose kirahi inyuma gita gitsindira za nyama afande wacu yari mateka rero sasa gita kizitsimba fasta gisubiramo ndani na mikino bakita cya buruda cyacu harakabase ngabo afande wacu aragaruka gusa nabyumva neza bagenzi. Afande wacu rero agufatira ikiyiko nyamara mu kujya kureba ku panu yasanze inyama zagiye kare wana ibi ni ibiki kandi mwogacwa mwewe dore afande ngo kiramurengeraho umufana atangira gushakishiriza hafi aho gusa hareba hose yarahebye afande Sitevo wacu ntagashirwa wana araza nyamara areba naho inyuma mu gikari arebyeyo ndani araheva. Agafilimi kacu rero nuko gatangiye gugacwa we wana afande wacu anarundi inyuma nubwo buryo yagarutse afande wacu rwose ntago abyumva neza. Afande Sitevo uko agaruka rero ni nako nkuvuga ngo agafilimi kacu bakise The Hot Chicken cyangwa se inkoko zishyushye cyane wana afande wacu rwose aragaruka inkoko zanyu nari nzisizemo hano kweri zise zijyahe koko nabyumva neza. Afande wacu arabanza gufungira gaze mu gake porampora rakabasi. Afande wacu rero dore ngisi iramwikaragiraho yarahebye kumbi kimwibye kitsimbye muri icyo gihose kiraho ku ruhande. Afande wacu rero ahita avayo fasta kama jeshi nk'abandi bafande bose nta brage wana afande rero mukuza yaraje aritegereza gusa yarahebye ahantu hose ikimurengeraho umufana shaho umugingo unyibye shaho. Afande wacu arongera aragaruka rwose ntago abyumva afande Sitevo wacu araza arahagarara gusa nta kindi yakoze. Afande nk'abandi bafande bose rero yafashe icyemezo simusiga ahita azinga utwangushye arerekera bamwita afande wacu bagenzi. Afande yarerekera rero muri buno buryo yanarakaye amacinga mwendo wa jeshi nk'abandi basirikare bose gusa munabyuke ko afande wacu yakoze n'ikosi rya komando amezi 8. Afande wacu rero ko yakagendaga hari icyavuyeyo porampora cyitonze muri buno buryo ngabo rero soso kirarunguruka neza cyane barwita rwa buroda mu gucunga ahantu hose rwabonye afande yagiye. Kuva afande yagiye rero reka nze nkwereka akantu nikorera rakabasi cyavuye mu gihose cyitonze wana gikurayo za nkoko kimaze gutsindira inyama 2 ngabo rero sasa gifata n'igihose cyacyo wana kivayo porampora cyitonze gitangira gucapa mugu cyacapye mugungu uzave kubiyi dunia rero sasa kirakarenga bamwita buruda wacu wana yinjiriye ibicaka rakabasi yacapye mu gukumbuka capa mugu rero sasa inyuma ye hari uhari inyuma ye hari icyamukurikiye rero muri buno buryo uyu nguyu kakarenga nyamara arurwakomeje kumwoga runono rakabasi nyamara buruda wacu yaraje ageze hano nta gutinda afata feri ahita avuga ati reka nshinge ibirindiro hano ahita yicara nta burage kumbe mu kwicara ari urwo yabonye rwamukurikiye ngabo rero sasa uru narwo rwaraje muri ubwo buryo uwitwa Rujigo wacu we urambaza iki shaka wankurikisha niko we nanjye ikintu ushaka ndashaka dusangire ngabo rero sasa dusangire inyama yanjye se kandi inyama yawe kabisa nanjye ikabi yanjye we ufite ubwenge cyangwa toka mbere yangu sha wana rwa buruda rwaramwimye genda se kandi Rujigo wacu tataninga bawutarigendera base uko yakagiye kino cyabitekerejeho nyamara gihita kimusifura wana Rujigo wacu arahindukira aritegereza none se urambaza ikija
ngwino dusangire mwana ntari wasi. N'ubundi nta myaka 100. Ngabo rero sasa Rujiga ahita agaruka yishimye shahu, ubundi se umuginga aba yikoza amaki. Nuko Rujigo yaje avuga, urave kuri Rujigo wacu nta na buraga agira. Nuko yaje atambura, we nagenda ahubwo aratambura. Rutambika wana uru rero rwaramubwiye ati rero ibintu byose biturishe gake gake, ati n'ubundi izi nkoko ni izanjye nawe, ati siko bimeze. Ahubwo rero akira agatelefone rero sasa uri kumva urya udupica. Wana numara kurya udupica ndakwereka utuntu twikorera, ati siko bimeze. Wana bavayo bitonze Rujigo na broda wacu. Noneho shangu bitu dufoto ngwereka akantu nikorera. Rujigo wacu rero atangira gufotora broda wacu. Broda nawe afata positeri moni ntunyigone. Ako kanya kimaze kumufotora rero nta kindi cyakoze, rwa broda rwavuyeyo. Akira nawe fata ho nkwereka akantu dukora, nawe genda nkufotore, ati siko bimaze. Uyu nguyu nawe aragenda wana atangira kwikwega ugatwawe ngo bari kumufotora rero sasa. Rwa broda narwo rutangira kumufotora nta buraga ihari. Rakabasi wana agafilimi bakise The Hot Chicken, ndabikwibutsa kenshi cyane kugira ngo utaza kubyibagirwa. Ako kanya kimaze kumufotora rero Rujigo wacu na Rudi. Sasa nizo nyama nkwereke. Rwa broda rurongera rufata za nyama, ramubwira ati rero wewe ugumye hano ndaje nkwereka akantu twikorera, reka ngire hano hirya gake. Ati ahubwo tebuka sha. Broda wacu ahita akarenga yitonze, rwa Rujigo rurasigara. Broda nuka makinga yaragiye shahu. Nyamara rwa broda rugeze hano ruhita rwongera agasipidi. Urave kubiga imyaka rero sasa. Basi rwa broda rwaraje rero rwitonze. Wana ako kanya rugeze hano rukure y'agashashi keza cyane, rutangira kugira gute, rutangira gushaka uburyo rwatsimba za nkoko zarwo. Wana ndazitsimba umva ko inyanza bogeza, ruzitsimba hano mu mabloke sima. Nta gutinda ruhita rufata agatelefone rurerekera, sinzi ngo rwerekeje he. Ukurikira unareberero sasa, kumbi rwa Rujigo rwacu narwo rwasigaye hano nta buraga ihari. Kumbi barakwereka ku rundi ruhande afande wacu ko yagakinze agiye, hari urwamuturutse inyuma. Ati samahana afande, ati buretse gato mbanze nkurabure. Wana uru rukureyo telefone rwitonze. Wana afande ritegereze hano kabisa. Ako kanya afande yitegereje rero, cyamweretse ifoto ya Rujiga afite inyama za afande. Ibi ni biki kandi? Afande ni umugingo uri kukurira inyama, ngwino ngiye kumukwereka ari hano hirya. Higo sasa tugende sha. Wana ruhita rumumacingana ako kanya, rujya kumwereka ngo kesi kiriya. Rakabasi afande rero sasa yagiye kureba umugingo wa mukadiriye. Ngabo rero sasa karitsiye zo nizo kandi ukurikira unarebe. Bageze hano afande genda porapora mbanze nkwereke. Wana kimutungira agatoki, kumva afande ko kukwitegereza yabonye umuginga. Ururwo ntago ruzi igihugu kirwana n'ikindi. Afande itwaza na telefone ataza kuguhakanira. Afande wacu arataka. Afande Sitevo yatatse umuginga rero sasa muri ubwo buryo kumugeshi nk'abandi bakomando bose. Nyamara afande wacu kwa yataka barakwereka nuko rukanura rwa broda rwacu. Afande akomeza aza, Rujiga ari hano ntazi ngo bimeze gute. Rakabasi wana cyo broda cyose kivuga niba kunyatesha n'ubundi ntari wasi. Kita kikarenga kijya kureba inyama cyatsimbye. Ako kanya afande yaraje ahita afata umuginga. Niko sha ukankadiriya sha, inyama zanjye zirihe kwanza wariye? Wana nazo nariye nukuri, kwanza itegereze hano. Nyamara rurebye rubona afande afite ifoto yarwo. Nuburi cyo ruvuga ngabo afande wacu rutambikana. Barakwereka cya broda cyacu hano uko cyafashe za nyama rero sasa kizitsimbuye kigiye, kumbi bagishumitse kore. Ngabo rero sasa mu gucunga neza kirebye aho umugozi uturuka kibona na afande wagifashe. Wana cyahise kibona ko byakirangiriyeho rero sasa afande arakiyegereza. Ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako, mbabwira ngo nyaboneka mwirinde kwiba kuko nakeza kabyo. Ndabakunda cyane. Wana Imana ibandebera icyoroshye. Ciao ciao.